Hello guys, ndabasuhuje mwese kano kanya mbifuriza kumererwa neza, mbifuriza kugubwa neza. Nyamuneka umuntu wabyutse yumva ubuzima butameze neza yihangane kandi agerageze ajye kwa muganga hakiri kare kugira ngo bafatirane bamwiteho. Uyu munsi rero nje kukubwira uburyo igihe ubyutse kare kare mu gitondo ugomba kwifashisha amazi arimo indimu kugira ngo utangire umunsi wawe neza. Ndakubwira impamvu ugomba kunywa ayo mazi ikirahure kimwe, ndaza kukubwira kandi akamaro k'indimu ku mubiri wawe, ndaza kukubwira n'icyo bifasha umubiri wawe. Birakwiye ko buri wese agomba gutangira umunsi we with lemon water n'ikirahure kimwe cy'amazi. Ni muganga Theophile rero muri kumwe nanone nk'ibisanzwe. Ubane natwe wumve byinshi, wakire inama, wakire byinshi bifasha ubuzima bwawe. Mu gitondo akenshi umubiri uba unaniwe, umubiri uba umaze amasaha menshi uri kuruhuka, umaze amasaha menshi uryamye nta mazi uri gufata. Niyo mpamvu rero tugushishikariza ko mu gitondo ugomba kubyuka ugafata ikirahure kimwe cy'amazi arimo indimu, kuko bigufasha gutuma umwijima utangira gukora neza kare kare mu gitondo. Umwijima uhita utangira kurekura imyanda ya yindi nimugoroba wari wabitse, rya joro ryose uryamye umwijima ubitse imyanda. Mu gitondo rero iyo ufashe ikirahure kimwe cy'amazi arimo indimu, umwijima utangira kurekura ya myanda. Wabyumvishe rero ko uhita utangirana umunsi ufite imbaraga, bisa nkaho nakuvuga ko ari nkaho umubiri uri gukora refresher. Nawe rero nubikora you refresh your system mbere yuko utangira umunsi. Ugomba kubikora ugatangira umunsi wawe wakoze refresher rwose. Ikindi kandi nakubwiye ko iyi ariyo detox ukeneye ya naturere, idasaba amasuprema, idasaba iyindi miti, idasaba ibindi bintu birenze. Tangira rero utangirane n'ikirahure kimwe cy'amazi avanzemo indimu mu gitondo, hanyuma wumve ukuntu umunsi wawe uri we mwiza, hanyuma uzambwira uburyo wabonye umusaruro rwose kuri ibi bintu. Reka twivugire rero akamaro k'indimu ku mubiri wacu igihe wayifashe kare kare mu gitondo, igihe wanyweye cya kirahure kimwe cy'amazi mu gitondo. Buriya indimu mbere na mbere ifasha igogorwa. Cya gihe ibyo wamaze kurya, ibyo wariye biri mu gifu, kugira ngo igogorwa rigende neza, iriya citric acid iba mu ndimu ifasha umubiri kongera stomach acid, kuko igifu ubwacyo nacyo kigiramo acide. Iyo hinjiyemo rero iriya acide iba mu ndimu, byongera kuba iyo mu gifu nayo ibasha gukora neza, bigatuma ibyo wariye bikorwa neza. Ikindi cya kabiri, iyo unyweye lemon water mbere yo gufata breakfast, birumvikana abantu benshi bafata breakfast mu gitondo, birashoboka ko wenda hari n'utayibona, ariko buri muntu wese afite uko Imana yamugeneye agomba kubaho. Na Bibiliya bivuga ngo itunga inyoni yananirwa kudutunga twebwe gute. Mwabyumva rero ko kare kare mu gitondo mbere yuko ufata breakfast, iyo ubanje ugafata iyi lemon water, bituma your digestive system wake up naturally. Nukuvuga ngo mu gifu hawe hahita rwose system yaho isa nkaho ikanguka igakora neza, nta kuribwa mu nda, nta kubyimba inda. Hari ukuntu umuntu afata ibyo kurya mu gitondo cyangwa se ibyo kunywa mu gitondo akirwa yagugaye, yabyimbye, yumva atameze neza. Ariko iyo wafashe iriya lemon water 1 glass mu gitondo, wirirwa umeze neza, nta bintu byo kukugara, nta bintu byo kubyimba inda, wumva feeling good, umeze neza. Iyi lemon water rero igufasha kongera imbaraga mu mubiri. Kuyinywa mu gitondo nabyita ko ari nkaho nabyise nka positive morning habit. Kuvuga ngo ni nk'uburyo bwiza buri positive bwo gutangira umunsi neza. Ikindi kandi iyi lemon water kuyifata mu gitondo bigabanya stress, biruhura mu mutwe. Nubwo isharira, abantu benshi ndabizi bakunze kuyitinyamo kubera ka kantu kabamo gasharira, ariko ugomba kumenya ko yongera energy, ituma umubiri wawe rwose ugarura imbaraga.
lemon water in the morning rero ikindi ifasha uruhu. Kuvuga ngo ituma uruhu ruhehera, ituma uruhu rutumagara, bitewe n'uko mu ndimu habamo ibyo twita, ni ukuvuga ngo habamo vitamine cyangwa se intungamubiri zifasha uruhu. Iyo twita vitamine C ifasha uruhu cyangwa se igafasha umubiri gukora ibyo twita collagen. Izi collagen zituma uruhu rusa neza, zigatuma uruhu rudasaza, zigatuma uruhu rworoha. Ikindi kandi ba bantu batinya ibintu by'iminkanyari hano mu gahanga rwose nabyo biragufasha gutuma bidahita biza ngo usanga umuntu afite iminkanyari akiri mutoya. Urumva birababaza ko wabona umuntu ukiri mutoya ku myaka 30 ukabona umuntu yatangiye kuzana iminkanyari. Enda umuntu agize ku myaka 50 itsoke kuba yatangira kuzana iminkanyari, ariko hari byinshi wakora iminkanyari ntihitiza ako kanya. Ni byiza rero gufata lemon water mu gitondo kugira ngo urwanye ibi bibazo byose ndi kukubwira. Muri lemon water dusangamo nanone kandi antioxidant. Izi antioxidant zibamo rero nazo zifasha cyane mu kurinda uruhu gusaza. Gerageza rero, tangira, nta kintu kigoye. Nubwo abaganga iteka iyo tubibabwiye mwe mwumva ko ari ibintu bigoye, ubuse ndabikora ryari akazi, oya, gerageza kuko nyine akazi ugakora kuko ufite ubuzima. Udafite ubuzima bwahuye n'ingorane ntabwo wakora ka kazi. Tangira rero ugerageze ubyiteho. Ikindi muri lemon mu ndimu habamo vitamine C. Iriya vitamine C ibamo yongera immunity, yongera ubudahangarwa. Ku bantu bakunze kurwara ibicurane rwose iragufasha, irwanya indwara y'ibicurane. Ikindi kandi hari n'ama infection aba yoroheje rwose igenda irwanya, ku buryo umuntu usanga hari utuntu runaka, hari uturwara umuntu agenda akira byatewe n'uko yariye indimu. So 1 glass of lemon water a day keeps the doctor away. Kuvuga ngo kwinywera ikirahure kimwe cy'amazi arimo indimu byatuma utagaruka, utaza kwa muganga kenshi, utajya gushaka dogiteri buri munsi nagiye kwa muganga narwaye. Wifatira kiriya kirahure kimwe cy'amazi arimo indimu, ibyo biragabanuka. Hari bya bicurane, utu infection duciriritse duto twose turakira utaje kwa muganga. Tangira rero, ntago bigoye, ntago bihenze, amazi ntago ahenze, indimu ntago zihenze. Nkeka ko ahisho indimu ishobora kuba imwe igura nk'amafaranga 100. Urumva ko ayo mafaranga ni make cyane kuri buri muntu wese kuba yayabona. Rero tangira wivure, tangira wifashe, tangira wongera imbaraga mu mubiri wawe. Kare mu gitondo ukoresha 1 lemon water, ikirahure kimwe cy'amazi avanze n'indimu. Hanyuma utangire umunsi neza, utangire umunsi n'imbaraga. Rwa ruganda rwawe nakubwiye rw'umwijima, impyiko, za nyama zose zo mu nda zitangirane umwuka mwiza kare mu gitondo, ubuzima burushaho kugenda neza. Niba rero nawe ukunda ibiganiro bivuga ku buzima rwose ukandi ukaba utarakora subscribe, yikore ujye ubona ibiganiro byacu buri munsi, yikore ujye ubona notification, wunguke ubumenyi. Aha tuvuga byinshi ku buzima, ku ndwara, ku mibereho, ku bintu abantu bakeneye ngo ubuzima burusheho kumera neza. Ibyo byose turabivuga. Niyo mpamvu uyu munsi nagushishikariza kubyuka kare mu gitondo, ufata ikirahure kimwe cy'amazi, ugatangira umunsi wawe, ugatangirana umunsi umeze neza, igogorwa rikagenda neza, ukirinda za ndwara ziciriritse, ukongera imbaraga mu mubiri wawe, ugafasha uruhu rwawe gusa neza. Bese ntago ugomba kubaho ufite ibibazo kandi twe duhari ngo tugufashe. Now stay healthy, stay hydrated. Oh my God, sinzi uburyo nabivuga. Gusa iyo ndi kubigisha mba numva mwakabaye mwumva inyigisho kandi mukazikurikiza. Mukomeze mugubwe neza, mugire ubuzima buzira indwara, ubuzima buzira ibibazo, umubeho mutekanye. Kandi nunarwara gana muganga hakiri kare, kwivuza hakiri kare bigufasha gukira vuba.
twongere tubonane kuri videwo y'ubutaha mu kindi kiganiro cyiza ndi kubategurira nacyo kivuga ku buzima.